Imyaka 40 irashize umunya-Jamaica Robert Nesta Marley, umuhanzi mu njyana ya reggae, yitabye Imana. Bob Marley ufatwa nk'uwamenyekanishije cyane injyana ya reggae, ubusanzwe yitwa Robert Nesta Marley, yavutse tariki ya 6 Gashyantare mu 1945 mu gihugu cya Jamaica. Aza kwitaba Imana kuwa 11 Gicurasi 1981 mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bob Marley akiri ku isi yaranzwe no gukora indirimbo zakundwaga kandi zigikunzwe n'imbaga y'abatuye isi biganjemo abarasta. Uyu mugabo ni umwe mu batumye umuziki wa Jamaica ndetse n'umuryango Rastafari umenyekana ku isi ndetse ubona abakunzi benshi. Nyakwigendera ni umuhanzi wa mbere ku isi mu bakora injyana ya reggae wabashije kugurisha ibihangano bye byinshi, dore ko yagurishije amasede agera kuri miliyoni 200. Bob Marley yabyawe n'umugore w'umwirabura witwa Kedela Marley Buka wari ufite imyaka 18 na se w'umuzungu witwa Novo Marley wari ufite imyaka 50. Kuvuka muri ubu buryo byatumye Bob Marley ahura n'ibibazo by'ivangura mu bwana bwe kugeza abaye ingimbi. Se wa Bob yitabye Imana uyu mwana afite imyaka 10 gusa. Bob Marley umwe mu bahanzi bubatse izina ku rwego rw'isi kugeza na n'ubu, uyu muhanzi uzwi kurusha abandi washoboye guteza imbere no kumenyekanisha injyana ya reggae. Akaba n'uwa mbere mu mateka washoboye kugurisha CD nyinshi z'indirimbo muri iyi njyana. Mu gihe cye cy'ubugimbi, Bob Marley yavuye mu buzima bw'icyaro butari bumworoheye ajya gushakisha ubuzima mu mujyi i Trench Town muri Kingston. Ahageze yahamenyaniye na Neville Livingstone wanitwaga Bunny Wailer na Winston Herbert wiyitaga Peter Tosh, bafatanyije guhimba no kuririmba. Muri 1962 ku myaka 17 y'amavuko nibwo Bob Marley yasohoye indirimbo ye ya mbere yise Judge Not, bisobanura ngo ntugace urubanza. Muri iki gihe indirimbo ze ntizakunze cyane, ariko ntibyamuciye intege, yakomeje gushyira ingufu ze mu buhanzi. Muri 1963 afatanyije na Junior Braithwaite na Peter Tosh na Bunny Wailer bakoze itsinda bise Wailers, bisobanura ababibye. Bashoboye gusinyana kontra na Studio One muri 1964, bikaba byaraborohereje gusohora indirimbo zabo. Nyuma yo gushyingiranwa na Rita Anderson muri 1966, Bob Marley yasubiye gushaka nyina wari wamaze nawe gushaka undi mugabo w'umunya-Jamaica witwa Buka, bakaba bari baragiye gutura muri Amerika. Bob yashatse akazi ko gukora muri hoteli yitwa Dumport, ariko ibyamubuza abibangikanya no kujya yandika indirimbo. Kuba nta muterankunga ubifitiye ubushobozi yari afite kugira ngo amufashe mu icuruzwa ry'ibihangano bye byatumaga indirimbo ze zitagurwa ku buryo bushimishije. Kubw'izo mpamvu Bob Marley yaje guhura n'ubukene ku buryo kuba mu mujyi n'umugore we Rita ndetse n'abana babo babiri Kedela na Ziggy bikomeza kugorana, ahitamo gusubira mu cyaro aho yavukiye muri 1967. Nyuma nta mikoro ahagije mu 1969 Bob Marley yongeye gusanga nyina muri Amerika. Ahageze yashatse akazi ko gukora mu ruganda rukora ibijyanye n'amamodoka rwa Chrysler. Umugore we n'abana nyuma baje kuhamusanga. Tariki ya 3 Ukuboza mu 1976 Bob Marley yararusimbutse i Kingston imbere ya konseri agiye gukora. Abantu 6 bafite intwaro bamutegeye iwe, bamurasa isasu ryamufashe ukuboko, irindi mu gituza, mu itako, irindi rikomeretsa umugore we Rita mu mutwe, ariko ntiryamuhitana. Don Taylor, umunyamerika wamufashaga mu bya muzika nka manager we, nawe yarashwe amasasu 6 aramukomeretsa. Washoboye kumenyekana muri aba bagizi ba nabi harimo Jim Brown. Iminsi nyuma y'uko ibi biba, Bob Marley yitabiriye igitaramo i Kingston. Umwe mu banyamakuru amubajije impamvu yaje nyuma y'igihe gito agiriwe nabi, yaramushubije ngo niba abantu bagerageza guhungabanya isi bataruhuka, ni gute nge nabikora. Ku iherezo ry'ubuzima bwe, Bob Marley yayobotse idini ry'aba-Orthodox bo muri Ethiopia.
Bob Marley yifuje gusoreza ubuzima bwe muri Ethiopia ariko ntibyashobotse kuko yaguye i Miami ku ya 11 Gicurasi muri 1981 ku bitaro bya kaminuza ya Miami muri leta ya Florida afite imyaka 36 gusa azize indwara ya kanseri y'uruhu. Yashinguwe ku ya 21 Gicurasi muri paruwasi yavukiyemo ya Mutagatifu Anne aho uyu muhango witabiriwe n'abantu benshi. Bob Marley yagiye afatwa mu bihe bitandukanye nk'umuvugizi w'abatagira kivurira. Benshi bakunze Bob Marley ko yavugiraga babaga barimo gutotezwa. Abana ba Bob Marley harimo bazwi ni 11, harimo 5 yabyaranye n'umugore we Rita, harimo 2 muri bo batarabe. Umukobwa we mukuru Imana wavutse ku ya 22 Gicurasi muri 1963 ntiyigeze amwemera, akaba yaranamubyaranye na Cherry Muley. Nyuma yo gushakana na Rita, Bob yakiriye umwana witwa Sharon amurerana nabe. Bob Marley habarirwa album 13 yasohoye n'izindi 6 yakoze mu buryo bwa live, ariko yakoze indirimbo 133 icyarimwe. Imwe muri album ze zamenyekanishije ikanagurwa kurusha izindi niyo yise No Woman No Cry, aho iyi ndirimbo iri mu butumwa buhumuriza umugore we bo mu buzima bubi no guhohoterwa. Umuzingo w'indirimbo wa Exodus wa Marley n'itsinda ry'abaririmbyi rye rya Wailers urimo indirimbo zakunzwe nka Jamming, Three Little Birds na One Love. Marley yakunze kugarukaho cyane ndetse n'amagambo yagiye avuga arimo afasha ubutumwa bwinshi, arimo nka Money can't buy life, bisobanuye ngo amafaranga ntiyagura ubuzima, n'irindi love the life you live and live the life you love, bivuze ngo kunda ubuzima ubayemo kandi ube mu buzima ukunda. N'ayandi menshi yagiye avuga ngo conquer the devils with a little thing called love, ngo tsinda abadayimoni ukoresheje urukundo. Amagambo menshi yagiye avuga nka you never know how strong you are until being strong is the only choice or option you have. Ayo ni amagambo Bob Marley yagiye avuga ndetse kandi akubaka benshi mu bihe bigiye bitandukanye. Muri iyi nkuru cyangwa se iki cyegeranyo twabateguriye twabakiriyemo amafoto ndetse agaragaza amateka ya Bob Marley. Bob Marley bigaragara no mu bizwi yakundaga cyane football ndetse yari no mwiza muri football, yarazi gukina football nyuma yo kuririmba. Ayo ni amateka ya Bob Marley twabagezaga uyu munsi, tunamwifuriza iruhuko ridashira kuko yitabye Imana kuri uyu munsi taliki 11 Gicurasi mu 1981. Tuzahora tumwibuka icyamamare Bob Marley uzwi nka Robert Nesta Marley, umwami wa reggae style ku isi yose.